Tubahaye ikaze inshuti mudukunda mudukurikira uko bukeye n'uko bwije kuri cano mukunda, cano igwa abantu neza, abantu baganira bakumva baranezerewe, abantu baganira bakumva baranyuzwe. Tubahaye ikaze rero kuri uyu muyoboro witwa Kumenya Ukuri TV. Amazina muri kumwe na Ndayisaba Jean Pierre. Tuje kubaganira kuri bya biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije muhora mukurikira, kandi uyu munsi mwadusabye ko tuzabakorera ikiganiro kivuga ku bamotari cyangwa se kivuga ku bijyanye n'umwuga wo gutwara moto mu Rwanda, cyane cyane twibanze mu mujyi wa Kigali kuko niho twakoreye ubushakashatsi. Ariko ntabwo twagiye kure cyane y'iyobokamana cyangwa se ibijyanye n'ibiganiro twajyaga tubakorera bya gikristo. N'ubundi uyu ni umurimo ukorwa n'abantu b'ingeri zose. Uzasangamo abapasitoro, uzasangamo abavugabutumwa, uzasangamo abadiyakoni, uzasangamo abayobozi b'abaririmbyi, uzasangamo abayobozi baba muri za minisiteri zimwe na zimwe zitandukanye mu itorero rya ADEPR, uzasangamo abanyamasengesho ndetse n'abahanuzi, kandi uzasangamo abakristo batandukanye bakora imirimo itandukanye mu matorero agiye atandukanye ya gikristo. Niyo mpamvu rero tutagiye kure cyane, utagira ngo twagiye kure y'ibijyanye n'iyobokamana nk'uko abambanjirije cyangwa se abantanze muri uyu mwuga bavuze ngo tuba turi mu gisate cy'iyobokamana. Ndabashuhuje mwese rero mudukurikiye kandi mbahaye ikaze. Birashoboka ko ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo, ndagira ngo niba ari ubwa mbere ukande subscribe, nurangiza ukore share, ushyireho comment, kandi rwose ibiganiro byacu bizajya bikugeraho uko bukeye n'uko bwije. Uyu munsi turi buganire ku bitwa abamotari. Impamvu tugiye kubaganiraho nk'uko tumaze kubivuga gutyo, hari amagambo menshi abantu bafite kandi atari ukuri. Hari amagambo abantu bafite y'ibinyoma, kandi murabizi ko intego yacu twebwe ntago twahagurukiye kuvuga ibibi, ahubwo twebwe tugerageza gushaka ibyiza, kubera yuko hari abantu benshi bahagurukira gukora ibiganiro byo kuvuga ibibi babonye, byo kuvuga ibibi babonye mu itorero, byo kuvuga ibibi babonye ku bantu, byo kuvuga ibibi babonye hirya no hino. Ariko twebwe twahagurukiye kureba ko ibyo bavuga koko nibyo, wenda barabibonye ntabwo tubagisha impaka, ariko se nta byiza biboneka, nta byiza babona? Ese mu itorero uhora urebamo ibibi gusa, nta byiza ubona? Twebwe rero twaje kugira ngo turebe ngo ni ibiki byiza twabonye kuri abamotari. Abamotari ni bantu ki? Abamotari ni abantu bakora imirimo itandukanye. Abantu benshi bibwira yuko ari ugutwara abagenzi gusa, ariko uyu munsi ndagira ngo usobanurire nshingiye ku magambo avugwa ku bamotari. Rimwe na rimwe baravuga ngo abamotari ni ibisambo, abamotari bakunda kurya cyane, abamotari bakunda abagore, abamotari, mbese ugasanga baravugaho ibintu bibi gusa, bavugaho ibintu bibi gusa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose birashoboka ko mwabibonye, ariko njye dore ibyo nabonye. Ibyo nabonye ni ibi ngibi. Abamotari nabonyemo barimo ibice birindwi bigize abamotari. Ibi bice se wari ubizi? Niba utari ubizi rero ngaho tera agatebe ngiye mbanze mbigusobanurire, kubera yuko nabikozeho ubushakashatsi kandi narabikurikiranye 5/5. Igice cya mbere cy'abamotari. Mu bamotari habamo abamotari bitwa abasakintu. Abamotari bitwa abasakintu, basakintu, ni ukuvuga ngo ni abamotari batagira uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba afite irangamuntu yonyine, ariko akaba azi gutwara moto, akaba azi kuba yaheka umuntu akamugeza aho agiye, kandi aba bantu bahereye kera n'uyu munsi baracyahari. Rero ni ukuvuga ngo aba nabo baba baje gushaka ibirayi, ariko rimwe na rimwe ugasanga bashatse ibyangombwa, bagira intege nkeya, ntibagize amahirwe yo kubona ibyangombwa nk'abandi. Abo ngabo rero uzabasanga hirya no hino mu mihanda itandukanye, ari imihanda y'ibitaka, iyi ngiyi irimo ivumbi, ari n'imihanda y'umukara yayindi twita kaburimbo. Abo ngabo uzabasangamo. Rimwe na rimwe uzabasanga biyoberanyije bambaye n'amajire nk'abafite ibyangombwa, ariko uzasanga akenshi aba bantu batwara moto, rimwe na rimwe ukagira ngo bafite ibyangombwa kandi ntabyo. Aba bantu ntago uzabura kubona mu muhanda, ariko udashishoje ntabwo wapfa kubamenya kuko biyoberanya mu bandi, ntabwo wapfa kubamenya, ariko barahari.
Hanyuma ikindi gice cya kabiri harimo abandi bantu batangiye ibyo mu muhanda bajya gushaka ibyangombwa babona kategori zo gutwara imodoka. Aba bantu bamaze kugira amahirwe babona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga by'imodoka. Batwara imodoka barakora babona wapi ntibicamo. Yatambuka ku mumotari akabona arimo arabara inoti, akabona yajya kugarura akabona arimo aravanamo inoti mu mufuka. Aravuga ati gutwara imodoka nta kigenda, ngiye kujya kwitwarira moto nanjye. Yarangizaho kujya gushaka perimi cyangwa kategori yo gutwara moto, agahita avuga ati none nge umuhanda ndawumenyereye, nsanzwe ntwara kwasiteri, nsanzwe ntwara fuso, nsanzwe ntwara se imodoka y'ijipe runaka, nsanzwe ntwara fuso, nsanzwe ntwara rukururana. None nabonye umumotari ari kubara amafaranga, nagiye muri resitora nsanga ari kurya inyama, rwose nanjye numva nshatse kuva mu modoka nkatwara moto. Uwo muntu rero agahita arekura vola, agahita afata moto akayigura cyangwa se akagira ahandi ayikura, kuko hari aho abantu bajya bazikura bitandukanye. Hanyuma yarangiza akaza mu muhanda, uyu nguyu nawe akitwa umumotari, ariko mu by'ukuri uyu muntu nubwo yitwa umumotari nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyitwa Isuzuki afite. Hanyuma kandi nongere mbibutse yuko muri izi moto, muri ubu bushakashatsi nakoze, naje gusanga harimo moto zigera ku bwoko bune, nabwo ndaza kubabwira ubwoko bune bukuru. Hanyuma reka nkomeze igice cya gatatu cy'abamotari. Igice cya gatatu cy'abamotari ni abamotari bitwa abarobyi. Aba bamotari bitwa abarobyi ni abamotari bafite ibyangombwa, ariko bakaba baravuze bati moto iravuna, moto ntabwo wayitwara ku manywa ngo uyitware saa sita, ngo uyitware nimugoroba, ngo uyitware nijoro. Ibyo bintu ntabwo twazabivamo. Cyokoze kubera yuko moto iryoha, igira umunyenga, ugenda vuba ukagera aho ugiye vuba, nzajya nyitwara kabiri mu cyumweru konyine. Nzajya nshaka umuntu antize nyitware nka kabiri mu cyumweru, ubundi ayo nkoreye nzayarye icyumweru cyose, kuko azaba ari menshi. Moto zigira amafaranga, ibyo mwavuze nibyo. Hanyuma uyu murobyi rero iyo atwaye moto uba usanga rwose afite kuraje, kubera ko aba azakora igihe gitoya mu cyumweru. Rero aba afite umwete mwinshi cyane, aba yiruka cyane, aba afite kuraje. Uyu nguyu rwose urebye nabi yanakugonga kubera ko aba yiruka cyane. Hanyuma hakaba hari igice cya kane kigizwe n'abamotari babigize umwuga. Abamotari mvuga ko babigize umwuga ni abamotari nasanze aba afite ibyangombwa byuzuye, afite moto atwara umunsi ku munsi, ishobora kuba ari iye cyangwa atari iye, ariko uyu mumotari akaba atwara moto adahindagura moto uko bukeye n'uko bwije. Ugasanga moto atwara ku wa mbere niyo atwara ku wa kabiri, niyo atwara ku wa gatatu, niyo atwara ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru. Mbese uyu muntu agatwara moto igihe cyose, ukaba wayimusangaho isaha yose, ugasanga ntahindagura moto, kandi iminsi yose ugasanga niko kazi ke, uretse umunsi wenda yahisemo wo kuba yaruhuka. Kandi bene uyu nguyu iyo yaruhutse na moto ye iraruhuka. Hanyuma hari abandi, igice cya gatanu ni igice kigizwe n'abamotari muzabona mu muhanda badatwara abantu, ariko ni abamotari uko bukeye n'uko bwije baba bafite moto inyuma ziriho amabogisi. Rimwe na rimwe uzabona akora icyo bita derivari, atwara ubutumwa bw'abantu abujyana hirya no hino. Bene aba ngaba rero ntago bajya batwara abantu, ahubwo baba bafite amakampani bakorera, ariko ni abamotari babanje gutwara abantu, bagezeho baravuga bati turananiwe guheka abantu, biratunaniye, cyangwa se turananiwe n'amafaranga abagenzi baduha ni makeya, twebwe tugiye gushaka ahandi hantu tuzakura amafaranga dukoresheje ubumenyi tumaze kugira muri uyu mwuga wacu. Hanyuma bagafata icyemezo cyo kuvuga ngo ahubwo twebwe tuzajya dutwara ibintu by'abantu aho gutwara abantu. Aba ngaba nabo uzabona mu muhanda, abo ni igice cy'abamotari bakora derivari umunsi ku munsi. Urumva ko mba nabikurikiranye byose, mba nabirebye. Hanyuma uzasangamo ikindi gice cy'abamotari bakora akazi ka derivari, batwara ibintu by'abantu. Ugasanga uyu munsi yatwaye ibintu by'abantu,
ejo mugahora atwaye umugenzi, ejo wamuhamagara akakubwira ngo uyu munsi ntabwo ndi gutwara abantu. None nturi gutwara abantu, uri gutwara iki? Ndi gutwara ibintu byabo. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu we akora ka kazi ko gutwara ibintu by'abantu, ibyo bita delivery mu ndimi z'amahanga, ariko agafata n'undi munsi akavuga ngo uyu munsi noneho, cyangwa se amasaha ya n'aya reka mbe mbihagaritse ntware n'abantu. Cyangwa se akavuga ati ngewe mpagaze hano, umpamagara ngo antume ndemera, nintamubona nkabona umuntu ndamutwara. Amahitamo ni abiri, mbese bavuga ngo ntegerereje aha ngaha, ntegereje n'aha ngaha. Ubwo si urumva atari igice cya gatandatu? Barimo ibice byinshi rwose, ariko reka ngarukire kuri iki gice cya karindwi. Hari abandi bitwa abamotari, bo baragiye barareba basanga abantu bo mu muhanda bagenda bahagarika moto, hagarara untware, hagarara tujyane, afite imizigo, afite iki, akavuga ati aba bantu batanga amafaranga makeya. Bigira inama yo kwegera ikigo cyitwa Yego Moto. Ni ikigo gitwara abagenzi cyangwa se cyakira abagenzi bashatse moto baciye ku ikoranabuhanga, hanyuma akagenda akavuga ngo ngenda ndashaka kuba umukozi wanyu nkazajya mbakorera, bakamuhereza icyo bita mubazi, ni imashini. Noneho umumotari uyu nguyu we ntabwo atwara umugenzi bahuriye mu nzira uwo ari we wese, niyo umuhagaritse rimwe na rimwe arakwihorera. Hari igihe uzahagarika umumotari ukabona arakwihoreye, ukabona arakomeje arigendeye, kandi ubona nta n'umugenzi afite, nta n'ikintu atwaye. Bene bariya bakorana n'abantu batega moto biciye ku ikoranabuhanga, kuri interinete. Ni ukuvuga ngo mumaze igihe mwumva abamotari benshi, abantu benshi bavuga ngo mubazi ntago zigikora. Mubazi murazizi se? Hari mubazi za marafone, hari mubazi zo kwa Pascal, hari mubazi zo muri Yego Moto. Abamotari bigeze kurwana intambara bavuga ngo ntituzishaka, ariko hari abandi baje gusobanukirwa yuko zigira amafaranga menshi kuruta ay'abagenzi basanzwe. Nabikozeho ubushakashatsi, reka ze urebe muri sikirini nkwereke uburyo binjiza amafaranga biciye mu ikoranabuhanga. Rero ndagira ngo wa mumotari we wajya kuvuga ngo mubazi zarahagaze ntizigikora. Reka da, mubazi zirakora. Izo kwa Pascal ntizikora, izo muri marafone ntizikora, ariko niba ufite mubazi ukaba uzi ko wayikuye muri Yego Moto, izo mubazi zirakora. Abanyamahanga nizo bari gukoresha, abakozi benshi nizo bari gukoresha. Wowe rero wirirwa ku muhanda ngo ushaka abantu, reka da, hagarara hamwe, we kumara esansi, we kumarira umuriro wawe. Abagenzi bazaguhamagara kuri interinete, kuko wakoze amahugurwa. Niba uyifite, wakoze amahugurwa, warigishijwe, uzi uko bayikoresha, uzi gukoresha ibyo bita GPS. Ubwo ni ukuvuga ngo si ngombwa ngo uzajye uhura n'abagenzi mwirirwa mutongana. Noneho hari ikindi kibazo gihari, umugenzi murahura gutya, akaba araguteze, mukagerayo akaba kwishyura 2, yakwishyura 2 akagenda, mwagera hirya akaba ahamagaye kuri MTN iti ndayayobeje, akaba arayahagaritse. Abamotari baragowe rwose, baragowe. Niyo mpamvu rero hari ababonye ibyo bintu baravuga bati twebwe aho kujya dutwara abantu batwambura, abantu batwiba amakasike, abantu bagenda badutuka batubwira nabi, tuzatwara abasirimu. Ni ukuvuga ngo hari abamotari biyemeje gutwara abasirimu gusa, abasirimu bashaka gutega moto. Abasirimu bashaka gutega moto niba munkurikiye, reka nkugire inama uko uzabigenza. Uzahamagare 91 bazahita bakohereza moto y'umuntu ukorana n'icyo kigo cyitwa Yego Moto, azaza gutwara kandi akugezeho neza, akugezeho ufite umutekano, kuko uzaba utwaye n'umuntu wizewe wahawe n'ikigo cyitwa Yego Moto. Ni umuntu usobanukiye imihanda, ni umuntu uzakugeraho adatinze kandi akakugeraho ku gihe. Ubwo rero wari wanze gukurikira ikiganiro uvuga ngo ni iby'abamotari gusa, none nawe ubyungukiyemo. Hanyuma rero birashoboka yuko wanavuga uti ariko uyu mugabo ntabeshya koko. Ndabeshya se gute? Ntago mbeshya. Ushobora kuba ufite ubutumwa ushaka koherereza umuntu, na envelope, ni agakapu gatoya, ni akantu gatoya se ushaka kohereza umuntu w'inshuti yawe, ariko ukabona nta muntu wizeye w'umumotari
kuko baravuze ngo abamotari ni ibisambo, ngo abamotari bashikuza ibikapu, ngo abamotari bashikuza telefone, ngo abamotari ni abantu rwose badasobanutse. Reka da, ibyo bintu ufite ntabwo ari byo. Abamotari harimo abagabo biyubashye, noneho nta nubwo ari n'abagabo gusa, n'abadamu babijemo. Abadamu benshi bagiye bajya nko guhaha, yagera mu isoko akabona n'umumotari yaje guhaha, akabona akoze mu ikofi, akabona azamuye za 5, akabona azamuye za 2, akabona ibiceri birimo biratakara, akabona ntiyunamye ngo anabitoragura, akabona rwose amafaranga arafite, akaba ati nubwo ndi umudamu nanjye ndajya mu muhanda. Cyangwa se akaba afite nka mubyara we utwara moto, yakora mu mufuka agiye kumugura nk'agafanta, akabona inoti zirimo ziramanuka ari nyinshi, akaba ati abadamu benshi bafashe icyemezo baravuga bati rero aya mafaranga ari mu muhanda ntabwo abagabo bazayarya bonyine, natwe tugiye kuyaryaho. Ubu mu muhanda ushobora kubonamo abadamu batwara moto, abakobwa benshi cyane, benshi cyane rwose. Muze mukore akazi mubone amafaranga, ntimukazajye muvuga ngo akazi ni ak'abagabo, n'abagore musigaye mutwara moto. Ndetse ubu ngubu byaroroshye cyane rwose, byaroroshye. Moto nazo nk'uko nabibabwiye zirimo ibice 4, ndaje mbibabwire mu kanya, ariko reka nkubwire utazagira ngo ndakubeshya. Niba ufite ubutumwa, ukaba ufite ubutumwa ushaka kohereza ahantu, ukaba ukeneye umumotari wizewe ushaka kubuha, reka nkwihere nimero, utazavuga ngo hari icyo ntagukoreye. Uzahamagare 0789 uzahamagare 0789 uzitabwa n'umukozi wa kampani yitwa QN Delivery Service. Azahita kubaza ngo urahagana hehe, ibintu ufite ni ibiki, azakwishyuza amafaranga akoresheje ibirometero by'ubutumwa, aho buzava naho buzajya. Azahita aguha umumotari mu minota mike cyane, azaba akugezeho. Nibishaka bizaba ari ibiryo ushaka kubyohereza umugabo wawe, watetse ibiryo byiza ushaka kohereza inshuti yawe, ufite resitora se ushaka kohereza umukiriya wawe, uri mu rugo se urashaka gutuma kuri resitora runaka, urayimubwira. Bakoresha ikoranabuhanga ridasanzwe. Amaresitora yose mu mujyi wa Kigali baba bazi aho aherereye, aho bateka neza n'aho bahahira baba babizi. Umva, bazagusobanurira kandi ibiciro byabo biri hasi cyane. Umva, uzavuga ati burya abamotari ni abantu beza. Niba wari uzi ko abamotari babi rero, reka barakubeshye, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ikibazo harimo ibice by'abantu benshi. Muri ibyo bice by'abantu benshi rero niho ushobora kuzasangamo ababi, ntabwo babura, ariko abeza nibo benshi. Gusa njye sinabibonye, sinabikubwiye. Ubwo se urumva narafashe igihe nkabikurikirana urumva naribeshye. Hanyuma rero muri za moto rero birashobora kugenda mu muhanda cyangwa ukaba uturiye umuhanda. Muri izi moto uzabonamo moto z'ubwoko 4, ariko ndibuguhitiremo ubwoko bwiza njye ndibuguhitiremo nkurikije ubushakashatsi nakoze. Hari moto zigenda mu muhanda, waba uyikurikiye ukaba utabona plaque zayo kubera imyotsi myinshi. Ari za moto zashaje batajya bakoresha, mbese zikaba zisohora umwotsi, ndetse n'umwotsi ukaba ugenda unuka nabi rwose. Bene izi moto rwose n'abantu muzitega rwose ni byiza, muba mwazihisemo, wenda abantu bahitamo bitandukanye, ariko izi moto niyo uyikurikiye rwose ubona ikubangamiye. Tukavuga ngo nyaboneka namwe mutwara izi moto zigenda zisohora imyotsi myinshi, mugerageze muzikoreshe, kuko bibangamira abantu kandi bigasebya umwuga wanyu, bigasebya umwuga w'abamotari. Ubwo rero mugerageze muzikoreshe, iyo myotsi igabanuke. Muzazibona rwose zirahari. Hanyuma hari n'izindi moto usanga zikuze zitakibashije gukorera nko mu mujyi wa Kigali, zitwara abasirimu. Mbese ni ukuvuga ngo izi moto nazo rimwe na rimwe usanga ari moto zigenda zisakuza, bikubita nk'ibibati ku buryo niyo gutambutse ku muhanda uryamye utuye nko hafi y'umuhanda, uravuga ati iyo moto ni iya runaka itambutse, ukayibwirwa nuko iri gusakuza cyane. Nazo muzazumva ziri gutambuka. Hanyuma akaba abandi bantu nabo twashimira batwara izi moto, ariko ni za esansi, ariko bazitaho, bazigirira isuku, bazikoresha. Umva, ku buryo gutambukaho ukagira ngo ni iy'amashanyarazi. Ntabwo zisakuza, zigenda neza, zigenda kure, no mu ntara kure cyane, nta handi z'amashanyarazi zitanyura zo zigerayo rwose. Ushobora no kumutega ukavuga uti tujye mu Bugarama tuvuye i Kigali akajyayo, tujye Nyagatare akajyayo. Rwose aba bantu nabo turabashimiye,
bakoresha moto zabo bakazifata neza. Nabo navuze amazina namwe mwumve ko tubashimiye kubera ko mukoresha moto zanyu neza cyane. Imana ibahe umugisha kandi izabahe n'amafaranga menshi, mukomeze mukore umwuga wanyu neza. Hanyuma hakaba izindi moto z'amashanyarazi. Izi moto z'amashanyarazi izi moto umva niyo mwamubana mu gipangu ntumenya ngo yatashye ryari, ntumenya ngo yagiye ryari, mbese ni ukuvuga ngo niyo waba uri umugizi wa nawe uvuga ngo uzamutegera mu nzira ntiwazamenya igihe yagutambukiyeho, kuko ziba zigenda nk'umurabyo. Ntabwo wamenya ngo yaje, ntiwamenya ngo yatashye. Rero abantu batwara ziriya zisakuza rero, niyo abyutse mu gipangu ahita akangura abantu, niyo atuye ahantu muri karitsiye baramenya ngo runaka aragiye, runaka aratashye, runaka aje kurya, runaka asubiyeyo. Buriya uzi ko n'abantu bapanga kukwiba bakazakwiba kubera ko iyi moto irakuraburiza kuko irasakuza cyane abantu bakamenya ibyawe. Ariko iy'amashanyarazi hari n'igihe ugenda gutya ukaba ugeze ku bantu bari gukora ibyaha bakaba barikanze, bakaba barirutse batamenya igihe wabagereyeho. Rero izi moto ahubwo zakora n'umutekano kuko ni ukuvuga ngo uri no guca urugi wajya kubona ukabona yazajimije amatara ukabona ikugongeye ku rugi rwe uri kumucira urugi. Ubwo se izi moto rwose nizo kubaho. Hanyuma izi moto z'amashanyarazi iyo nakozeho ubugenzuzi nabonye rwose ari nk'iya mbere muri moto z'amashanyarazi nabonye nazo zimaze kuba mu bwoko bwinshi ngizo ngo za sipiro n'iz'amazi. Nagerageje kureba iyo bita ampasandi, moto ya ampasandi niyo bambwiye ngo niyo iri ku mwanya wa mbere. Iyi moto ni nziza, icyiza cyayo. Ariko rero kandi reka mbabwire abantu mushaka kugura moto, dore ibanga rya moto z'amashanyarazi. Ibanga riri kuri batiri. Ariko uzi kugura moto wajya gushaka batiri ugasanga abantu batonze umurongo, ukahasanga abantu ni nka 20 bari imbere yawe, ukahamara nk'amasaha 2 utegereje kugira ngo ubone batiri. Oya, ngewe abantu mungisha inama yo kugura moto nabagira inama yo kuzagura moto zo muri ampasandi. Ni moto iyo umuriro ushizemo muri batiri ugenda bahita bavanamo baguhereza, nta byo gutonda umurongo. Niyo wasanze abantu 3-4 haba hari abakozi benshi rwose, niyo waba ufite umugenzi murakomezanya. Ariko ziriya zindi rwose ntabwo nazikozeho ubushakashatsi, singiye kuzisebya, simbizi, wenda kereka ni mu ntuma. Ariko ngewe iyo nakozeho ubushakashatsi ni moto bambwiye ko ariyo nimero ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda y'amashanyarazi, ikoze neza, batanga serivisi nziza. Ni moto yo muri ampasandi yitwa Arufa, ifite batiri y'umuhondo. Hari igihe uzasanga harimo utubatiri 2 dutoya cyangwa se ari batiri nini. Izi ni moto nayigenzuwe rwose zigira n'umunyenga. Reka nze mbereke ukuntu iba imeze. Izi moto zigira feri ya moteri, niyo ugeze ahantu hamanuka yo ntabwo ikoresha umuriro, ahubwo umuriro wari ufitemo ujya kugeraho ugeraho wiyongereye rwose, aho kugira ngo umuriro umanuke ahubwo uriyongera. Izi moto narazikunze, nawe ndazigukundishije. Kandi impamvu nazikunze si n'ubwiza gusa, kubona batiri zazo iyo umuriro ugushiranyemo ni umurabyo, ni nk'ako kanya. Kandi noneho bafite amabatiri menshi cyane, bafite amasitasiyo menshi. Wenda nuko batarakwira hirya no hino mu ntara, ariko umunsi bageze mu ntara nta yindi moto wazifuza kugura, nta yindi moto wazifuza gutunga. Ndabizi neza aho hari n'abafite imodoka bazagurisha imodoka bakigurira iyo moto, kuko ni moto nziza cyane rwose. Moto rwose ugendaho umva, iyo wari uri hafi nzayifate nguheho umunyenga wumva ukuntu imeze, ziraryoshye cyane. Hanyuma iyi moto rero iyo uyishaka ntago byoroshye, ni uguhamagara ukababaza ati mbese mufite moto, ese ko nshaka moto nayibona gute? Ukabanza ukababaza neza, kuko izi moto kubera ubwiza bwazo ntago zipfa kuboneka ku isoko uko zibonye. Ariko amakuru yizewe, uhamagara 10-11 ukabwira utese ko Jean Pierre yambwiye ko mugira moto nziza kandi ko tubizi ko atabeshya, nyaboneka iyo moto nayibona bigenze gute? Hanyuma bakakubwira inzira uzanyuramo kugira ngo uyibone. Inshuti zacu rero mwadukurikiraga, nagira ngo nkureho urujijo ku bantu bavuga ngo abamotari ni abantu babi. Umwuga w'abamotari ngo ni umwuga mubi. Abamotari ni abantu beza, nubwo bavuga ngo abamotari harimo ababi, ariko abeza nibo benshi. Erega nta sosiyete waburamo abantu babi. Mu bapasitoro uzasangamo abapasitoro bakora ibyaha, mu badiyakoni uzasangamo abadiyakoni bakora ibyaha. Mbese mu bantu bose muri sosiyete y'abantu benshi, byanze bikunze ntago bose ariko bazaba beza, uzabonamo ababi n'abeza. Ariko nagiye nkubwire ngo abamotari bacu ni abantu beza, ni abagabo biyubashye. Uziko nabonye harimo n'abandi b'abasaza bajya gusabira abantu abageni.
ariko ukamubona kuri moto, na ba bandi buzuye umwuka wera ukababonamo batwaye moto. Erega moto zigira amafaranga, ahubwo none nakubwiraga ngo kora uyegeranye, aho kuvuga ngo wabuze amafaranga. Reka nkubwire ikindi nabonye, uzi ko muri bano bantu batwara moto harimo n'abantu bize bakaminuza, bafite ngo na za dogitora, umva, ahura n'umuzungu ukabona rwose barimo bararebana, barimo baraseka, ukabona bareba batwara ibintu by'abantu. Noneho akenshi usanga binjira mu bigo bikomeye, usanga binjira mu ngo z'abazungu, ukamubona ku gipangu ahagararanye n'umuzungu barimo baraganira, ukabata ariko kudatwara moto warize biragatsina. Bantu mwize rero muvuga ngo mwabuze akazi, shaka moto, amafaranga arahari mu bamotari barayafite. Umva, shaka moto muri ibi bice byose navuze, uzahitemo kimwe uzajyamo. Wajya gukora delivery, wajya utwara bano banyamahanga. Tumaze kugira abanyamahanga benshi basobanutse kandi baba bumva yuko bashaka ibintu bifite umutekano, bashaka ibintu yumva ko ari bujyane n'umuntu bagenda banaganira. Ni ukuvuga ngo rero n'abatabizi n'abatarize ariyeranje, ariko akamenya nibura na good morning na good evening, mbese ni ukuvuga ngo agapfundikanya, ariko bakagenda bavugana, nawe akagenda yishimye. Urumva? Hanyuma rero reka turekere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwari mwadusabye yuko tuzabaganira ku bamotari, ariko rwose umwuga w'abamotari ni umwuga mwiza, ni umwuga usobanutse nk'uko twabibabwiye. Twagira ngo rero tubasezereho, tubabwire ngo mugire akazi keza aho muherereye, mugire umunsi mwiza, mugire umugisha, Imana ibarinde. Tuzasubira ubutaha. Ariko se uragira ngo ugende nta kintu uvuze? Oya, andika muri komenti utubwire iki kiganiro ucyakiriye ute, iki kiganiro ucyumvishe gute, mbese ubutaha urifuza ko twazakuganiriza ku bijyanye n'iki? Tubwire. Urifuza ko ubutaha twazakugerera nihe twazakora ubushakashatsi, nihe twazakubwira ikiganiro, mbese hari ibyo udasobanukiye kuri iki kiganiro? Twandikire muri komenti ubitubwire. Murakoze cyane rero, tuzasubira ubutaha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.